Ntekereza ko umukino wari mwiza. Ibyo twari twapanze gukora mu mukino, approach yacu cyagenze neza. Badutsinze igitego, abasore ntibacika intege bagaruka mu mukino turakishura. Badutsinze igitego cya kabiri kuri balarete. Natekereza ko habayemo wenda manque de concentration ku basore bacu, ako football uko bigenda. APR ni ikipe nkuru ya profesi amakosa twakoze, kandi ntekereza ko ibintu byose umuntu yigira ku makosa. Twakoze amakosa, tugiye gutegura turebe ko ibyiri imbere yacu twazitwaramo neza. Kocha, uko waragerageje gukora umukino byagaragara ko urimo neza, ndetse n'amarangamutima yawe abonaga ko ari ayo gutuma uguma mu mukino. Techniquement ni iki cyagufashije kumara hafi iminota 90 y'umukino umeze nk'uwafashe mu gakanu APR? Gicumbi ni ikipe mu by'ukuri navuga ko nibwo ikizamuka, ariko imigurire yayo abantu benshi ntabwo bumvisha amazina manini, ariko mu kibuga tubona ikipe igenda. Niki cyagufashije, iki kugufasha? Ntekereza ko ikintu cya mbere no gukora umupira w'amaguru, no gukora ibyo dukora mu myitozo, ibyo abakinnyi babashije gukora uyu munsi. Kandi akazi kose wakora kose iyo wigiriye icyizere kagenda neza. So nababwiye mugerageze mugire icyizere, ibyo mukora mu myitozo mugerageze mu byaplike no muri match. Yego APR ni ikipe nkuru, ariko muyubaha, ariko ntimuyitinye. Kandi urebye ibyo twapanze mu mukino twagerageje kubikora. Tactiquement ubona ko bariho barabyumva, transition zose yaba offensive defensive ubona ko abakinnyi barimo. So umva umupira ni akadetaye gatoya gashobora guhindura resultat, ni nako kabaye. Ariko ntekereza ko erere yabaye, burya umuntu yigira ku ikosa. Turagerageza nyine turebe uburyo twakosora amakosa yabaye, natwe turebe ko twatsinda make ziri imbere yacu. Urumaze igihe kinini udatoza nk'umutoza mukuru muri Rwanda Premier League. Intebe y'umutoza mukuru wongeye kuyigarukaho kigiye gito amaze gutoza imikino official. Ino minsi uri kwiyumva ute, umeze ute? Ntekereza ko njyewe muri njyewe uko mbibona ko buri muntu wese afite ukuntu amanaginga ibintu byiwe. Kuba umutoza wungirije kuri njyewe ntacyo biba bintwaye. Icy'ingenzi biterwa n'uwo ngiye kungiriza n'icyo ngiye kumukuraho. Ko umupira w'amaguru buri gihe ni ukwiga. So kwa rero nari ndi umutoza wungirije, uyu munsi nk'abandi umutoza mukuru, ndabifiringa kuko n'ubundi ni ibintu nahoze ni intebe nari nsanzwe nzi pressure yabyo. Ntekereza ko ni byiza, biraryoshye. No gushimira Gicumbi FC yangiriye icyizere. Ubundi gisigaye ubu ngubu nukuye uburyo twakora kugira ngo Gicumbi icyizere bangiriye nanjye mbashe kukibagaragaza. Coach, umuntu wabaye muri Gicumbi na mbere ya Kigali ikomeye, ntabwo muri gukinira mu rugo. Urahaziye uko abafana babo bameze, uko abakinnyi bahaba, uko byameze. Bababwira wenda ko muzasubira ryari makuru mwamuhabwa n'ubuyobozi, hanyuma nimusubire bibona bizongera iki kuri performance na ya usantana kwitwa gufana n'iki? Uko biri kose ikibuga amakuru yose nyafite neza, ariko batubwiye ko byibuze muri phase retour bishobora kuba byakunze, nimba koko icyo gihe kizagira ikibuga cyabonetse. Cya kabiri kandi buriya aho wajya hose iyo ukinira imbere y'abafana bawe hari izindi mbaraga uba ufite. Abafana barasunika ekipe nayo ikabasha gukora neza. Ntekereza ko nituramuka dusubiye iwacu Gicumbi tugakinira imbere y'abafana bacu, bishobora kuzatuha avantage, bishobora kuzaduhereza imbaraga zindi
zitandukanye ni nk'uko waba ukinira hanze. Iyo ikipe itari kubona rezita hakazamo pause, abatoza benshi bavuga ko bifasha kongera kwiruhuka. Hari iminsi igiye gushira tudakina kubera ibindi bikorwa, hari icyo bigiye gufasha kongera kureba muri imikorere y'imikino. Hari aho bifite avantage naho bifite desavantage, kuko urumva iyo abakinnyi bamaze gutangira shampiyona igahagarara, hari ukuntu mentalema basubira hasi. Ikindi avantage irimo, ubona igihe cyo kugira ngo ukosore wenda amakosa waba warabonye mu mikino yaba yaratambutse. Ariko ntekereza ko nta yindi shwa ihari, ibikorwa bihari twese biratureba nk'abanyarwanda kandi inyungu z'abanyarwanda. Ntekereza ko akarepo tugiye gufata gatoya, tugiye kureba uburyo twashakishamo ama match d'entraînement kugira ngo byibuze abakinnyi bagume muri mood, bibashe no kudufasha kugira ngo dutegure match yacu tuzakina n'Amagaju. Tuzi neza ko nayo ari match ikomeye itazatworohera. Akoze cyane coach, mubona mwiza. Merci beaucoup.